ujya kureba ku cy'umutoza urebye palmarès yawe yanyuze nibaza ko aka kanya ntabwo tubavuga ku mutoza kuko n'uwo mutoza mukuru uje ntabwo yagize uruhare mu kubaka mu gutegura uno mukino nta n'ubwo yagize uruhare muri resultats z'uno munsi ariko ubona ko Romain Marcel ko yakubwiraga iyo satiye yo kugarura morale ndetse no kongera ikipe ku rwego rwo hejuru Romain Marcel ashobora kuza gufasha ikipe Rayon Sport mu gihe azahuza akanumvikana n'umutoza mukuru wacu. Mbere yuko nkurekura imwe mu myanya Rayon Sport ikeneye gushyiramo imbaraga niyi muri Amerika tugiye kuza yuko wa mbere duhereye kuri match y'uno munsi gatatu witwaga nijoro rero ubona ko ikibuga ntabwo yibonamo aho hakeneye umuntu umuzamu uno munsi atsinzwe igitego kimwe ariko no ngo nunareba igitego yatsinzwe ngo iyo utsinzwe igitego cyo muri Angre Film nta deflection yabayemo nta gusirisiyo yabayemo nta gusirisiyo cyo muri Angre Film umupira uri hejuru nabyo bikoreka ko icya mbere umuzamu w'umuhanga agomba kugira icyo kintu cya anticipation gutekereza mbere ko igikorwa kiba hanyuma ukagira ibyitwa quick reflection uvuga gutekereza vuba iyo umupira bamaze cyangwa se iyo umupira amaze kugikinga ibyo bikoreka ko izamu riracyarimo ibibazo bagomba kuza gushaka no muri departement y'izamu hanyuma ikipe Rayon Sport ifite nimero 2 mwiza ariko nimero 2 mwiza utazamuka udashobora kuba wasapotinga cyane mu buryo bwo kuza gusatira nimero 2 nubwo atari byo bakwihutira ariko afite ikibazo ariko nimero 6 Richard arimo arakina match nziza ariko urebe arazikina iyo bahabayemo gusimbura agasubira inyuma ubona ko uburyo bwo gusatira imipira igana imbere ya Rayon Sport uburyo bwo gusatira iragabanuka ihagiye ikagenda iri mu kirere ko Richard ari kure bakeneye nimero 6 uri tipike uza gutanga security uza kuba ari defensive ugafasha defense kujya ibyo bitero biza kwigeraho ndetse akaratuma Richard ndetse n'undi mu playmaker baza kuza kwidagadura hanyuma umukiri wataka guca ku mpande arahari Basane nibaza ko ibyumweru 6-8 araza kuba yagarutse nagaruka ari tayari ku rwego rariho iraza kuba ari sawa ariko nanone bakeneye umuntu wo kuza kumenya ngo nimero ikena kuko bura for nganye igihe amaze yaravunitse biragoye ko muri phase na ritime ino champion iriho yazaza ngongere kwibone kuri rwa rwego asobanura ko yakina ariko akeneye umuntu wo kuza kumufusha kwa ko ubona ko Yves ntabwo ari umutanga challenge byatuma asumana ashobora kwikaga ko ari umuntu ushobora kuba wamwicaza so rebaza ko ahantu abeho ikipe Rayon Sport ashobora kuba yagura byihutirwa nubwo muri abana playmaking Kitoga nawe ataribona neza ariko iyo myanya niyo unavuga ko ariko ukiri kuri aho ngaho urabona ko Richard niwe ukina wenyine mu kibuga hagati ukabona yuko waravuze ati wenda mu myanya yo kwa banarebamo kuri nimero 6 aramutse agize ikibazo ubona Rayon Sport nawe itakwiye kwagura umukinnyi kurya yaza kuba yayifasha nibaza ko ntiwagura umukinnyi nabwo washaka kuzamura kubera ko si ukugura umukinnyi wo kuza guhanganira umwanya na Richard kuko Richard arahari rero ufite mu buryo bwo kubaka neza ntabwo uvuga ngo abakinnyi uragura umukinnyi mushyashya ahubwo ureba uwo uzamura kuko ibyo urimo urayibara nushaka umukinnyi uza kuza guhangana na Richard waraza kuba ari umukinnyi byanze kunze uguhenze uza kuba ari mwiza kurusha Richard so byiza rero washaka umukinnyi avuga ko ushaka kuzamura urwego rwiwe Richard ukamurikira kuko Tony Kitoga na place yayikina mu gihe hari uwo holding midfielder cyangwa se nimero 5 simbona rero ko Richard akeneye undi umukinnyi wo kugura ahubwo akeneye umukinnyi wo kuzamura no kumenyereza waba backup mu gihe Richard yabananiwe cyangwa se adara afite ikibazo cy'imvune cyangwa se yabaye suspend mugara weekend nziza neza nawe